ibyiringiro binesha cyangwa se ibyiringiro byo kunesha. Twabonye ko ibi byiringiro byo kunesha ni ibyiringiro by'abantu bazi neza ko bari ku rugamba, ni ibyiringiro by'abantu bazi neza ko bari ku rugamba. Ndetse somo umuvandimwe adusomeye byatuwe igice cya 12 umurongo wa 11 ari n'insanganyamatsiko nyamukuru iyi gahunda tugiye gusoza. Ni isomo twari tubonye ko ibyo bintu Imana yabiduhishuriye nk'ibyamaze kuba, ariko twebwe turiho uyu munsi abo Uwiteka yavuze ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwawe. Amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwawe. Yego, abo bantu nibo bantu bagaragara cyangwa se bavugwa nk'abafite intsinzi, ariko si bo bonyine. Iyo ntsinzi yavuye yaturutse hehe? Twari tubonye ubwiru bukomeye cyane, ubwiru bw'Imana. Zirikane ko Bibiliya ikoresha ubwiru bw'Imana igakoresha n'ubwiru bw'ubumana. Twe twarebye ku bwiru bw'Imana. Ushaka gusobanukirwa neza kuri iyo ngingo baze gusubira mu cyigisho twaraye twize. Aho twaraye tubonye neza mu ijambo rimwe cyangwa se mu magambo abiri, nuko twabonye ko ubwiru bw'Imana ni Yesu Kristo muri twe, Kristo muri twe, ibyiringiro by'ubwiza. Ikindi kandi ubwo bwiru bwahishwe igihe kirekire, buhishwa mu bitambo. Twasoreje ahantu nifuza ko buri muntu wese yongera gutekereza, cyangwa se twasoreje aho ibyanditswe byera byatubwiye biti none se niki dufite tutahawe turebye icyo Yesu Kristo ari cyo kuri twebwe. Ndabingize mufate Bibiliya zanyu, mufate Bibiliya zanyu, some isomo riri mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza 31. Twahabonye amagambo rwa mbere rw'Abikorino igice cya mbere umurongo wa 29 haranditse kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Biba byavuzwe hejuru y'ibyo bintu byose. Umuntu ushobora kwirata yakwirata imbere y'abantu, ariko si imbere y'Imana. Ko bavuga no kuri Abrahamu sekuruza w'abizera, baravuze ngo mu gihe cy'Abaroma ngo iyo Yesu Kristo cyangwa se ngo iyo Abrahamu aza ko yaratsindishirijwe n'imirimo myiza yakoze, ngo yari kuba afite icyo kwirata, ariko atari imbere y'Imana. Ngo yari kuba yabivye imbere y'abantu, imbere y'Imana. Imbere y'Imana atagira umuntu wirata. Kubera iki? Umurongo wa 30. Kuko iyo Mana niduha kuba muri Kristo Yesu, uwo Kristo yaduhindukiye ubwenge. Iki cyambere bivuze ngo aho Kristo atari, umutima cyangwa se ubwenge bw'umuntu butarimo Yesu Kristo, umutima Kristo atuyemo, ubugingo Kristo atabamo, nta bwenge buhari. Mu mvugo nziza, umuntu udafite ubwenge izina wamwita mu rurimi rwawe nawe uze kurishyiramo, kuko nta bwenge afite nyine. Kristo niwe waduhindukiye ubwenge. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, aduhindukira no gukiranuka. Yesu Kristo gukiranuka kwacu ni Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 23. Aho bavuga ngo iri ni ryo
zina shami azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Byarengurizaga kuri Yesu Kristo. Niwe bwenge bwacu, niwe gukiranuka kwacu. Kabiri, si ibyo gusa, ni nawe kweza. Uru rugendo rwa Gikristo uko rugendwa, hano dufiteho ingeri z'abantu benshi cyane aho waba uherereye hose. Dukeneye gusabana n'Imana mu ijambo ryayo kugeza ubwo dusobanukirwa neza, tukamenya impamvu z'agakiza kacu n'ibyiringiro dufite uyu munsi, ukamenya impamvu igutera gukora ibyo ukora, ukamenya impamvu igutera kubaho ubaye uyu munsi. Ijambo ry'Imana ryakomeje ritubwira ngo niwe kwezwa kwacu. Muri rwa rugendo rwo kwezwa, ntabwo umuntu ashobora kwezwa ngo bishoboke atari kumwe na Kristo. Bivuze ngo Kristo ni byose, si ibyo gusa. Kwezwa kwacu ni gucucu kugira ngo ye nk'uko byanditswe ngo atuwiteka. Insanganyamatsiko ikomeye twaraye dusorejeho, cyangwa se ikibazo cy'ingenzi twabonye ko twese duke kuba twatezaho, ni icy'umusore w'umutunzi. Umusore w'umutunzi yasanze Yesu Kristo afite ubwira bwinshi, arangije aramubwira ati, nabigenza nte ngo nzaha ubugingo buhoraho, cyangwa se nzaronke ubugingo buhoraho. Twaraye tubonye ko icyo kibazo gikwiriye gushishikaza buri muntu wese. Ahari wenda niba wakurikiye icyigisho ku mugoroba washize dutangira isabato, ntabwo nzi ukuntu ijoro ryakuganirije muri iri joro, ntabwo nzi umwanzuro waba wagezeho igihe watekerezaga kuri icyo kibazo. Wowe icyo gukora wakibonye? Niba utakibonye se, none ubwo bugingo buhoraho uzabuhabwa gute? Kandi byaswe biratubwiye ngo ntabwo biri kure yawe uyu mwanya. Abantu bahoze bigisha ibyigisho byinshi biri mu isabato batugaragarije neza, cyangwa se hari n'abibaje ikibazo batese, ubwo ubugingo buboneka bute? Kristo niwe wenyine ufite ubugingo. Kristo atuye isi bose buboneka mu ijambo rye, muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24 yaravuze ngo ni ukuri ndababwira ukuri yuko umuntu wumva amagambo yanjye akizera uwamye, uwo mwanya akimara kuyumva akanayizera aba afite ubugingo buhoraho. Iyo ni bizinesi irenze indi yose ushobora gukora. Ni umushinga wo kubona ubugingo buhoraho kandi bugaturutse muri wowe, gukora bizi neza ko ntabwo ufite muri wowe. Ku ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Kristo niwe byose kuri twe, uko tumaze kubisoma hano. Mwanya rero tugiye gukomerezaho icyo cyigisho twasoreje, ariko tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko nziza. Ndifuza kuyirangiza anyize PowerPoint kugira ngo n'abantu mutari kumwe n'ibyanditswe byera mubashe yego.
ndabona screen ndizera ko irimo igaragara. Mu nsanganyamatsiko yo muri uyu mwanya inakomerezaho muri twaraye tubonye, insanganyamatsiko twebwe yo kuganira muri uyu mwanya itubwira ngo insanganyamatsiko itubwira ngo abo ni bande, abo ni bande. Zirikane ingingo nyamukuru turi kwiga cyangwa se insanganyamatsiko nyamukuru muri rusange ni insanganyamatsiko itubwira ngo ibyiringiro byo kunesha. None abo ni bande, abo ni bande niyo ngingo tugiye kuganira muri iyi gahunda nziza yo kuramya. Abo ni bande bagomba kubona intsinzi, bagomba kubona ibyiringiro, bagomba kuba bafite ibyiringiro byo kunesha. Ni bande? Ni bande abo bantu? Isomo twamaze gusoma ryo mu Byahishwe 11, 12, 11 ntabwo turigarukaho, ahubwo turakomeza mu Byahishwe igice cya 7 umurongo wa 13. Haragamba tubwira ngo umwe mu bakuru, mwe muri ba bakuru abaza Yohana umwishuzi, amubaza ikibazo, aramubaza ngo mbese aba bantu bambaye ibishura byera yarababonye, yarabamwerekaga, yarabarebaga mwireka? Muzi ko twe turimo turiga ibintu Yohana yabonye nk'ibyabaye, nyamara twe tutegereje nk'ibigomba kuba ariko mu gihe cya vuba. Aba bantu bambaye ibishura byera ni bande? Icyo ni kimwe. Kandi bavuye he? Iri jambo rivuga ngo bari riboneka muri Bibiliya inshuro 7 zose, inshuro 7. Mu nshuro 7 ntabwo ndibuze kuvuga kuri izo nshuro zose. Isomo riri mu Byahishwe igice cya 7 umurongo wa 13 ritubwira ngo abo ni ikibazo Marika yabajije. Abaza Yohana aramubaza ati none se abambaye ibishura byera wababonye? Yego ari ababonye. Ni bande kandi bavuye he? Isomo ryabaje byatubwiye ngo abo bantu bahaza amagara yabo, yewe ntibanga no gupfa urupfu rukojeje isoni, kuko na Kristo cyangwa se uwo bakurikiye bari bafite wa mutima wari muri Kristo Yesu, kuko na Kristo bwe nawe nuko byamugendekeye. Mariko igice cya 10 umurongo wa 17 aho tware ducumbikiye, Yesu ageze mu nzira unantwari handitse umuntu, yaba wowe nibi bintu ubwonko bwawe basha kubikura bukahera, yaba wowe. Kandi iki ntabwo ari ikibazo cy'ahantu n'igihe, ahubwo uyu mwanya ibitekerezo byawe turimo turiga ijambo ry'Imana, uko turimo turarisoma, ubu Kristo arimo aravugana nanjye nawe mu ijambo rye, ibitekerezo bishobora kwirukanka. Sawa, aramubwira ati mwigisha mwiza. Icyo ni icyambere, gusobanukirwa ko Kristo ari umwigisha mwiza. Ni iki nakora kugira ngo nzaragwe ubugingo buhoraho? Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe, igitabo cya mbere, muzasome igice ndumva ari icya 9 cyangwa icya 13. Baravuze ngo iyi ngingo buri muntu kibazo, kandi igisubizo ntabwo kizaturuka muri we, kuko inshuro nyinshi iyo abantu amaze kubaza ngo ni iki nakora, urumva yabishingiye ku gushaka igituruka muri bo ubwabo, maze inshuro nyinshi Satani agahita afata abantu akabazana ku kindi kintu tugiye kureba hano. Rimwe abantu baribaza koko ubugingo buraboneka mu ijambo rye ngo twabibonye, ariko kandi Satani nubwo afata abantu akabayobesha indi nzira, akabajyana mu yindi nzira, kuko iryo somo ntabwo narishyizeho muri Yohana igice cya 10.
mufate Bibiliya zanyu, cyangwa se abadafite Bibiliya udukaramu n'udukayi mwabyigije hafi kugira ngo tujyane. Yohana igice cya 10 bavuga iby'umwami, hari umurongo ndasoma umurongo wa 26 n'umurongo ngeze ku murongo wa 28 aranditse ngo ariko ntimwizera kuko mutari intama zanjye. Yabwiraga abayuda, cyangwa se ntimwizera kuko mutari intama zanjye. Umurongo wa 28 aravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi ndankurikira. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye kandi ndazizi. Koze cyane umuvandimwe udushyirireho isomo. Nanjye ndazizi, mu yandi magambo barazimye. Yaba intama, uve mu ntama ntabwo yavugaga intama nk'amatungo tuzi, ahubwo ibi birenguriza ku bantu b'Imana. Ubwoko bw'Imana nabwo yigereranije na ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. 25 igaragaza gucirwaho iteka, ivugamo iby'intama, ikavuga n'ihene. Abana ba Aburahamu nyakuri bazi ijwi rya Kristo kandi nabo barabazi. Umurongo wa 28 nzi ubugingo buhoraho. Haleluya. Kandi nizirimbuka ndahati iteka ryose, kandi ntawe uzivuvunura mu kuboko kwanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Mbega amagambo menshi. Oya, umva ibyiringiro by'abaneshi. Abo ni bande? Intama z'Imana. Ibyiringiro by'abantu banesha, intama za Kristo, zizi ijwi rye, ibimenyetso byabo, bazi ijwi rye, baraziranye. Pawulo yandikira urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo umurongo wa 29 yaravuze ngo nyamara urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Abanzi baraziranye, tuza turebe Yesu Kristo rero ugaragara nk'intama w'Imana. Mu gitabo kimwe Enote yaranditse mu kinyamakuru cyitwa Southern Watchman yo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 1989 yaranditse ngo niba abantu bashobora kuyobywa mu buryo bworoshye kandi avuga ko ari ubwoko bw'Imana, ngo baba baramaze igihe kirekire barakurikiye Kristo w'ikinyoma, Kristo utari we, umaze Satani akaba ari ubifatira akabayobya, kubera ko n'ubusanzwe ntibigeze bakurikira ijwi ry'umwungeri, ntibarizi. Kuba batarizi byatumye bayoba mu buryo bworoshye. Mbega ukuntu uyu munsi wa none iyo witegereje abantu usanga ijwi ry'umwungeri bisa naho batarizi. Rero bituma abantu iyo kw'Imana bakumvise kandi batagusobanukiwe, ikibazo kandi kikaba cyamaze kuzamuka mu bihe ubugingo buhoraho, ahantu Satani ahita azana inzira. Muzi uko bigenda muri Luka igice cya 20. Luka igice cya 20 dusomye umurongo wa 22 haranditse. Luka igice cya 20 dore ku murongo wa 20 n'ubundi. Hejuru bavuga uburyo Yesu Kristo yari amaze gucumuga, yari amaze kuvuga by'Abayuda, amaze kuvuga yari amaze guca umugani w'abantu bimye shebuja itaranto cyangwa se itari yabasigiye bamwiba umusaruro. None arababaza, mbese muratekereza shebuja w'abagaragu naza azabigenza ate? Abayuda barasubiza ngo, cyangwa se abafarisayo barasubiza ngo, abo bagome azabahana ibi. Abo ubwo bavuga ko ari abagome, none bakoresheje ibitekerezo byabo basanga bo ubwabo nibo biyise ko ari abagome, bahita bafata umwanzuro. Ku murongo wa 20 rero baramugenza. Umva igikurikiraho, ukuri barakubonye, aho kugira ngo batsindwe mu mitima yabo,
bemera kwikubita ku birenge bya Yesu nk'uko wa musore yabigenje, nubwo nawe yaje yiruka bigaragara ko afite koko inyota, kandi koko Kristo yari yamubonye aranamukunda. Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo nuko Yesu amubwiye icyo asabwa, yasize byose aragenda, aragendereye ya Kristo, kandi ntiyongeye kugira amahirwe yo guhura na Yesu Kristo ukundi. Ndagira ngo amahirwe ufite uyu mwanya ubu ngubu turi kugana ijambo ry'Imana, ntabwo nzi ayo usigaranye n'ayo usigaranye uko angana, ariko ntabwo mu isi dufitemo igihe kinini cyane ku buryo niyo cyaba ari kinini mu gihe kingana gute, ntabwo uzi igihe urupfu rushobora kugutungurira rukagutwara, kandi rukagutwara ahari ufite ibyiringiro cyangwa ntabyo. Maze baramugenza, ntabwo bigeze bihana, ahubwo baramugenza kugira ngo igera nk'umukiranutsi. Ni uko umukiranutsi, igisubizo ni oya. Abantu muri rusange, abantu benshi bigize abakiranutse kubera iki? Kubera ko bumvise gusa ubutumwa bwa marayika wa gatatu buhamagara umunyabyaha kwihana, cyangwa usanga Kristo areba ahantu umuntu ari, bamwe wenda ufite aho usengera cyangwa se aho wasengeraga, bumva bavuze iby'amategeko y'Imana, bavuga by'umwihariko wenda ku itegeko rya 4. Reka bariho duhera kuko uyu munsi ni no ku isabato. Bavuga ku itegeko rya 4, usanga usanga iryo tegeko rirakugonga. Ariko icyo abantu benshi bakoze ni iki? Ni uguhindura gusa aho bakoreraga ibyaha, baza kubikorera n'ubundi aho babikoreraga guhindura gusa, guhindura ahantu urubuga umuntu yakoreragaho ibyaha. Ariko uko umuntu yarari yaje ameze nk'umukiranutsi, yigize nk'umukiranutsi kuko yagize ate? Yabatijwe, kandi nibyo yigishijwe. Bamubwiye ngo dore wakoze ibi kubw'ibyo ukeneye kubatizwa bikaba bihagije. Unagahita yumva ibyo bintu birahagije koko. Icya kabiri, uwo ni umugabane umwe. Umugabane w'abandi bantu nabo bagira batya, bakavuga bati niba bimeze bityo nzajya njya gusenga ahantu mu itsinda runaka ry'abantu bigaragara ko bafite ukuri mu buryo bwuzuye. Ntabwo kubana na Yesu imyaka 3 n'igice kwa Yuda byamuhinduye umukiranutsi, ntibyatumye atamugambanira. Batubwiye ngo intama za Yesu Kristo nyakuri zizijwe, nawe arazizi, barazi. None ikibazo, ijwi rya Yesu Kristo urabizi? Aho ni wakurikiye umubwiriza butumwa wumvise, yayoba nawe ukayoba, kuko abantu benshi birashoboka ko n'uwakubwirije ubutumwa mu gihe runaka ashobora kuva mu byizerwa kandi akayoba, cyangwa se agakora n'ibiruta wowe ibyo yagusanze ukora. Niba wakurikiye umuntu runaka, ikizabaho gusa nuko ntabwo nawe uzaba. Intama za Kristo zumva ijwi rye, maze abantu bigira mu ntambara ikomeye. Paji 170, uwambukije 171. Hari itsinda ry'abantu, ntabwo ngiye kuhasoma, ndahabarangiye abafite igitabo cy'intambara ikomeye gito. Hari itsinda ry'abantu bo mu muryango umwe utubaha Imana, ariko biyigiraga ngo ngaho bajyaga hose bagendanaga imyambaro myiza. Wababona mu itsinda ryo basura abarwayi, bafasha abababaye, ngo warabarebaga ukagira ngo ni abakiranutsi, ngo ariko uwo mwambaro ngo wabagutwikiriye ubugome n'ubwicanyi bw'indengakamere bwayogoje isi. Rero no mu gihe cya Kristo bari bahari bene abo, n'uyu munsi rero nta gushidikanya barahari. Ariko icyo babaga bagendeye n'iki? Bakurikiranaga ibibwirizwa bye kugira ngo barebe ko hari aho bamutegera mu magambo ye, barangiza bakamucira urubanza. Baraza bigize abakiranutsi, mu byumve neza, baraza rwose. Abantu mu birisanga mu itsinda ry'abantu bavuga Yesu ashimwe, nawe akatangira ukavuga ngo Yesu ashimwe. Isabato nzirwa, umunsi w'umunezero. Ibyo ntabwo ari ubugingo. Niba ibyo bintu bidafite imibereho ibihamya, baraza bati mwigisha, tuzi yuko uvuga neza, icyo ni kimwe, kandi ukigisha ibitunganye, ntiwite ku cyubahiro cy'abantu. Amen. Ko nabo bari babizi.
ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Ndabibona ko hano hariho abantu bake bakurikiye bari kuri Zoom n'umubare munini uri kuri YouTube. Reka mbabaze, ibi bibazo byose babajije byari ukuri? Ni ukuri rwose. Kristo yavugaga neza, cyo ni kimwe. Yavugaga neza, akavuga akigisha ibitunganye, kandi icyubahiro cy'abantu yakitagaho, kuko icyubahiro cy'abantu se ni iki? Ko twabonye ko nta muntu ukwiriye kuratwa, ibyo abantu birata ni iki? Ubu buryo Kristo yabagaho, aba bantu bigize abakiranutsi kandi atari bo bari babizi neza ko ariko Kristo abayeho. Mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, iki ngiki mfite hano, bari kureba hano mu cyigisho cya 40 haranditse inkuru nziza ifitanye isano n'imibereho nyakuri ya buri munsi. Baranditse ngo page ya 89 ni igice cya kabiri, ni igice cya 40, page ya 89. Baranditse ngo imibereho ituje kandi idatezuka y'umukristo nyakuri iravuga kurusha amagambo. Uko umuntu ameze niko kureshya abantu kuruta icyo avuga. Uko umuntu ameze niko kureshya abantu kuruta icyo avuga. Impamvu ari nta muntu wigeze avuga nk'uko Yesu yavugaga, nuko ari nta wigeze agira imibereho nk'iyi. Amagambo yari afite imbaraga yo kwemeza abantu, kuko yavaga mu mutima uboneye, utunganye, kandi wuzuye urukundo, cyangwa se kandi wuzuye urukundo n'ukuri. Iyi mico yacu niyo yerekana uko dushobora kugira icyo twemeza abandi. Kugira ngo twemeze abandi iby'ubuntu bwa Kristo, tugomba kubanza kumenya neza icyo bwamariye imibereho yacu. Aya magambo rero nashaka, tugomba kubanza kumenya twebwe icyo ubwo buntu bwamariye imibereho yacu. Ibi bintu barabivuze nabo. Ese dusomye umurongo wa 20 twasomye, ibi bintu babivuga nk'ibiri mu mibereho yabo? Reka, yari amakuru y'ahandi. Icyo hari kigenderewe n'iki? Kumutegera gusa. Umuntu kumva icyigisho cy'umubwiriza runaka agendera iki? Kugira gusa ngo aze nta byishishikaje abantu no gushaka ubugingo bworaho. Rero umuntu uhora muri udahora ufite imico, iyo wari muzagurika, wa musore w'umutaniriye gato kuby'amata, ko yari yarayitondeye ikingo buhora bishingiye guhuza mu buryo bwuzuye n'icy'amategeko y'Imana asaba. Nibwo bugingo buhoraho amategeko y'Imana asohorera mu muntu, imico y'Imana muri we. Niki cyatumaga ashidikanya ku bugingo bwe? Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28, ni igice kirekire cyane. Tugiye gusoma nk'imirongo itatu yonyine, umurongo wa 15 n'umurongo wa 36 na 67. Urumva ko nasimbutse. Uhereye ku murongo wa mbere, Imana ivugamo ni igice kirimo imivumo n'imigisha bizagera ku bantu, ariko hashingiwe kuri kondisiyo cyangwa se ku kigombero. Imigisha y'Imana ntabwo itangwa for free, hari ikigombero. Kandi icyo kigombero ubwacyo ntikiri muri wowe. Twabonye ko Imana nitanga ibintu byose. Abantu kare bahoze bibaza batese, ni gute niba ibyo bintu byose Imana yarakoze byose igatanga byose, none ni gute abantu bazacirwaho iteka? Ijambo ry'Imana yatubwira mu gitabo, mu rwandiko rwa Yohana, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, yaravuze ngo kandi uku niko gucirwaho iteka, nuko abantu babonye umucyo, bamara kubona umucyo bagahitamo kwigumira mu mwijima. Uko niko gucirwaho iteka. Ntabwo abantu bazacirwaho iteka kubera ko ijuru ryari bimye amahirwe. Oya, amahirwe buri muntu wese cyitwa Kristo no gukiranuka kwe. Kuri page ya 59 ku cyigisho kivuga ngo kwemerwa n'Imana, yaravuze ngo, yaranditse amagambo avuga ngo, ni igitabo kiri mu Cyongereza, yaranditse aravuga ngo igihe Kristo yatangaga ikiguzi cy'ubugingo bwe, Yohana 3:16, ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege,
yakunze isi y'abanyabyaha bose aho bava bakagera. Rero buri muntu wese uri kuri iyi si uhereye kuri Adamu kugeza ku muntu uzavuka bwa nyuma Yesu Kristo, barimo barambwira ko amajwi arimo aracika, reka nkureho video dusigarane sharing gusa kugira ngo twongere ijwi. Sinzi niba ubu ngubu noneho mubasha kumva, murabimbwira bari kuri Zoom kugira ngo dukomeze. Nzi neza ko turi bitarimo biracika. Umuntu umwe ku bari hano yambwira niba noneho ubu amajwi agenda. Imana ntabwo icyubahiro, ndabona rwose biri kumvikana cyangwa se amajwi ari maza. Yego, yaravuze ngo rero narimo babwira amagambo wagona Joseph wagona yaranditse Kristo yatangaga ubugingo bwe ni ikiguzi gikomeye yishe abanyabyaha, yaguze isi yose y'abanyabyaha. Ayo magambo iki cyigisho ntabwo byadukurira ko ducirwa n'icyigisho cyiza bavandimwe, cyerekana uburyo buri muntu wese afite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Ikintu ntabwo bazarimburwa nuko Imana yabimye amahirwe, ahubwo bazarimburwa gusa nuko babonye umucyo, Imana ikabararika bakanga kuza mu mucyo kubera ko ibyo bakora badashaka ko bigaragara. Nuko kubw'ibyo rero umurongo wa 15 guteka kwa kabiri umurongo igice cya 28, ariko nutumvira hejuru bw'umurongo guhera ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa mbere, Kristo abavuga iki? Avuga ikintu gikomeye cyane. Mose Imana inyujije muri Mose yavuze imigisha izagera kuri abo bantu, igeze kuri pariti ya kabiri itajya inezeza abantu, kandi igituma batayinezererwa nuko nyine bigaragaza ko ni igice abantu badashaka, kandi n'igice abantu benshi cyane babayemo. Nk'uko tumaze kubibona mu mirongo ibanza, abantu banze umucyo bigumira mu mwijima, ariko umurongo wa 13 utumvira Uwiteka Imana yawe y'uburyo bwose. Umva nk'icyo kintu, hari ukuntu ngo tuvuye ngo nijye kubwiriza ku rya 10. Oya, Imana iha umugisha mushiki wacu watwigishije ibyo natural story, iby'ibyaremwe, amakuru y'ibyaremwe dukura mu byaremwe. Ibintu bitwereka neza uburyo mu byaremwe Imana yashyizemo ubutumwa bunkwiriye nawe bugukwiriye, uburyo ibyaremwe bivoma ibibitunga ku mirasire y'izuba bigahumeka umwuka. Ibyo bintu turabikeneye kubihumeka nk'uko tubihumeka mu ijambo ry'Imana. Nimugoroba twiga icyigisho, umwe mu bantu bakomeye cyane ari mu Rwanda, Petero, avuga ngo nuko namwe mwifuze amata y'umwuka abakuze. Abantu turacyari bato, ku myaka yose waba ufite turacyari bato, dukeneye guhora tunywera kuri iyo soko, dukeneye kuba icyo cyifuzo gusa. Amategeko y'Imana y'uburyo bwose, imirire, iminywere, imyambarire, ibi bintu byose biri mu rugero rwo kwezwa. Twabonye ko udashobora kubigeraho Kristo aramutse adahari. Izingiro ry'ikibazo mwese aho muri ndabizi, ntabwo utaba mu nzu, uba mu nzu birashoboka ko yaba yarayibonye bayubaka. Niba utaranubakishije wabonye aho bubaka. Wenda mbajije abari hano, n'iryari ahantu humvikana inyundo igihe bagiye kubaka, haba muri fondasiyo n'igihe bari kubaka inkuta wenda zisanzwe, bubaka icyo kintu igishyitsi nyine kijyaho ibindi bintu, ni hehe humvikana inyundo zifite imbaraga? Mbese ni muri fondasiyo, ni mu kubaka amatafari cyangwa iki? Mbese ni hehe humvikana inyundo zifite imbaraga? Mutaratanga igisubizo cyangwa se nk'uko mugiye kugitanga, ijambo ry'Imana murabizi neza ko no mu buzima busanzwe ahantu humvikana inyundo cyane ni muri fondasiyo, kuko haba hari amabuye. Yego, Imana ibaha umugisha. Haba hari amabuye mu gusakara
humvikana utunyundo twinshi. Nibyo hari abasubira bati rwose ni mu gusakara humvikana zifite imbaraga amabuye agize fondasiyo ashyirwa kuri fondasiyo. Hakenerwa amabuye, hakenerwa inyundo ziremereye. Barandwa benshi muri twe tumeze nk'amabuye akiva mu kirombe ameze nabi, akeneye gucongwa, akeneye gukubitwaho kinubi. Ayo mategeko y'uburyo bwose Imana yagutegeka uyu munsi, niba uzi neza ko muri ayo mategeko ibyo twavuze tudashaka imirire, iminywere, imigendere, imyicarire n'imibereho y'uburyo bwose. Ikintu gitangaje muzasoma mu gitabo cya mbere cy'Abami cyaho cya 10, wenda gatoya muri icyo gice ndagira mbasubiremo amagambo atangana igitabo cya mbere cyane mu gice cya 10. Kuri icyo kintu twavuga ngo amategeko y'uburyo bwose muraza kuyasanga neza muri icyo gice nk'uko tugiye gusoma nk'imirongo mike. Igice cya 10 igitabo cya mbere cy'Abami igice cyaho ni icya 10. Haranditse ngo igice cya 10 duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse, ndasoma nihuta, ndasoma gusa ngeze ku murongo wa 8. Haranditse ngo umugabekazi w'i Sheba yumvise kwamamara kwa Salomo ku bw'izina ry'Uwiteka. Ibintu yarabyumvise, azazanywe no yumvise iki? Yumvise amakuru y'ibivugwa kuri Salomo yibereye iwabo. Noneho yumvise ukuntu babivuze, yumva ni nk'ibintu byo gukabya, ni nk'ibintu bidashoboka, nubwo iki gice ari ubuhanuzi bukomeye cyane. Ariko reka tubisome mu buryo buri litero, uburyo byanditswemo. Azaje kumubaza iki? Aza, yego umuvandimwe yari dusangiza, Imana imuhe umugisha, aridushyiriyeho umurongo wa mbere. Azazanywe no kumubaza ibinanirana, ariko nawe afite umugambi kugira gute wo kumugerageza. Kubera iki? Nawe yari yumvise ibintu bitangaje cyane bari bavugiye, yari yumviye mu gihugu cy'iwabo. Amaze kubyumva aravuga ati ibyo bintu ntabwo bibaho, uyu muntu ntabaho. Arangije aje kumaza ibinanirana, ariko amugerageza kugira ngo yumve ko ibyo bamuvuze hari ukuri. Kabiri, nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari biri mu mutima we wose, amubwira byose. Maze Salomo nawe bivuze ngo yasanze Salomo ahari wenda mu iteraniro, nk'uko twahereye kare twiga, yasanze mu iteraniro ry'abantu. Kare twiga mu icyigisho twiza gitondo cyo guhabwa umwuka wera. Naje kwibaza ikibazo ubwo badusomeraga amagambo ari mu bare w'igice cya 11, batubwira igihe Imana abwiraga Mose bati ngewe ndenda ku mwuka ukurimo, nguhe ku bantu nawe mugabanye ku bantu 70 baraba bafatanyije nawe. Nawe sibaza ikibazo bati uwagufata agafata umwuka ukurimo, wowe wibaza, agafata umwuka ukurimo cyangwa se agafata umwuka undimo akawushyira mu bandi bantu, aba bantu mu by'ukuri bazabona ubugingo buhoraho? Uwo mwuka wazabayobora ukabageza ku bugingo buhoraho? Icyo kibazo cyo kwibaza. Abantu umwuka wo kujya impaka, umwuka wo kujora no gutega no kubaza ibinanirana no kugeragezanya gusa, ariko rimwe na rimwe badashaka, bameze nka babandi twasomye muri Luka igice cya 22. Uriya mwuka wabariye abantu uwufashe ukawukura muri bo ukawushyira muri bagenzi babo, kandi bari bahari baranawubahaye, tuma muri 70 barimbuka. Murumva abo bantu bahabwa ubugingo? Utekereze kuri icyo kintu. Abakuzengurutse, ijambo ry'Imana tubwira ngo turi imbaraga, turi seva sinduko impumuro. Yego Imana ibamugisha. Impumuro nziza y'ubugingo izana ubugingo, cyangwa se impumuro y'urupfu izana urupfu. Nuko araza ashaka n'abo bantu amazi biri mu mutima we wose. Salomo mu iteraniro rinini amusubiza ikintu cyose nta na kimwe atamusobanuriye. Imana ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 4, nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose. Icyo ni icya mbere. Nibuke ko bwa bwenge twabonye si uko Uwiteka gusa, ahubwo ubwo bwenge noneho uyu munsi twabonye ko ni Kristo.
ubwo bwenge ni Kristo mu mutima, ari nayo byiringiro by'ubwiza. Kabiri, yitegereza inzu yubatse. Ibintu yakurikiranye amategeko y'uburyo bwose, amategeko y'uburyo bwose, imyubakire, amategeko agenga imyubakire. Umurongo wa 5, ibyo kurya byo ku meza ye, amategeko amategeko y'imirire n'iminywere yacu, urebe yawe, n'imyicarire y'abagaragu be. Hariho n'amategeko yo kwicara, ibintu urebe uko wicara, hahandi abantu bajya mwicara, by'umwihariko bashiki bacu bo muri iyi minsi y'imperuka. Mu bwenge bwawe ufite, uragenda ukagura ikanzu ntawe wakubwiye ngo uyigure, cyangwa se ijipo, uzi neza ko uzajya ugera ahantu ujya kwicara ukitwaza kandi kantu. Ibyo bintu iyo ubitekereje uba wumva bimeze bite? Mu bwenge bw'abasore bafite, abo ndi kubwita ubwenge, ariko bwose ubwo ni ubwenge, akagenda mu iduka ririmo imyenda myiza, hari imyenda yuzuye ikiri mishya, akagenda akarega ku myenda idafite ikibazo, agafata iyacitse y'amadeshiri. Abo basore n'izo nkumi turiho muri iki gihe, Imana itwirire neza abavandimwe, kuko ibyo bintu ntiwaza uwo mwuka turimo, Imana igufasha ikawushyira kuri bagenzi bacu kandi bawusogongeyeho biturutse muri twebwe. Nukareba abahereza ba vino urugwiriro bazamukira rwo baza mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, umurongo wa 6, inkuru numvise mu gihugu cyanjye si ibyo wakoze, n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri. Uwagera iwawe ibi bintu yabivuga, uwagera aho uba ibintu yabivuga. Umurongo wa 7, aravuga ngo njyewe maze kubyumva ibyo bintu sinabyemeye, kugeza aho niyize nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi sanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Amena, amena. Hahirwa abantu bawe, abagaragu bawe barahirwa, kwibera imbere iminsi yose, bakumva ubwenge bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Reka tugarukire aha ngaha kuri uyu murongo. Murabona kwisuzuma njye namwe tutabikeneye? Murabona icyo atari ikintu dukeneye by'umwihariko ku rwego ruteye umuvandimwe bakwiye isomo kugira ngo dukomeze na sirage zacu? Murabona tudakeneye kwisuzuma? Ntabwo ibi turabyiga kugira ngo kugira ngo byumvikane ku rwego ryifuza ko byumvikanaho. Ijambo ry'Imana ryakomeje ritubwira ngo ibyo bintu nibibaho. Umurongo wa 15, none umurongo wa 67 twasuye mu Guteka kwa kabiri igice cya 28, umurongo wa 67 atubwira amagambo atangaje. Batubwiye ariko Uwiteka, umurongo wa 37, ibyo bintu byose uburyo bwose igutegeka uyu munsi uri mu uzashidikanya ubugingo bwawe, uzahora utinya bakigira amaherezo zayo. Kuko twasomye amagambo ngo niba abantu batanu umwungeri mwiza bakurikiye undi mwungeri ariko utari Kristo, baratubwiye ngo rero niki gituma abantu bashidikanya ubugingo bwabo? Nuko batigeze bumvira amategeko y'Imana y'uburyo bwose. Umuntu wumviye amategeko y'Imana y'uburyo bwose, cyangwa se ubanye n'Imana mu buryo bwose, ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, cyangwa se ibibaho mu minsi y'imperuka, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo niba ubanye n'Imana neza uyu munsi,
waba witeguye Kristo aramutse agarutse ryari uyu munsi? ubu abantu benshi bashishikajwe no kwibaza ngo Yesu arazi igihe iki n'iki, ibihe bakabishyiraho rwose baranyaruka. Abandi nabo bakabaho gukwena no kunyega bati ntazaza igihe bahiye ni kera. uri umunyabibazo niba uvuga ko kugaruka kwa Kristo kutazabaho cyangwa se gushyize kera. iki ijambo ry'Imana ryatubwiye ko tuzamenya neza ko kuza kwe kwegereje. ntiryatubwiye kubara ibihe n'iminsi n'iki n'imyaka ngo tubiheho uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane kuva mu cya magana inani mirongo ine na kane. ibi byahishuye igice cya 10 umurongo wa 6 turavuga ngo ntihazabaho igihe ukundi. kuva icyo gihe inyandiko za Bibiliya n'uko ubuhanuzi dufite twizera baravuga ngo kuva icyo gihe bigendanye no kubara ibihe. icyakora Yesu Kristo ubwo yatanze ibimenyetso byerekana ko abantu bashobora kugenzura bakitegereza bakamenya neza ko kuza kwe kwegereje ndetse ageze ku rugi. ibyo bintu niba utabibona buzacya umurongo wa 37 buzacya ugira uti iyo bwira buzagora uvuga ati icya bitewe n'ubwoba mu mutima wawe bugutinyisha nibyo amaso yawe azibonera gusa. ngaha ahantu abantu basa naho barwaye depression. njyewe maze igihe nitegereza abantu nkurikirana mu itangazamakuru abantu bakora mu itangazamakuru mbadeba ibintu bagenda bagaragaza cyangwa se ubuhamya bw'abantu isi ya none umugabane munini barwaye stress cyangwa se depression. ibyo bintu byatewe n'iki? nta byiringiro buzima bafite mu Mana. ibyo bintu byatumye gushidikanya kwabo kuba ikintu gikomeye cyane. ku bw'ibyo Yesu ageze hafi abona umurwa muri Luka 10:41 na 42. ajye kuri uyu murwa ntushakire kure, ni wowe udafite ibyiringiro. arawuririra. none se umurwa we wawurira wakubwira ngo urire Kigali, ubwo wabwira ngo urire Kigali cyangwa aho uri uburirira umurwa cyangwa urarira abawutuye? uburira abawutuye areba abantu batuye muri uwo mujyi, ari abantu batuye aho bareba abantu bari aho uri abantu. ikibabaje yaririye abantu ubwabo batiririraga. ushobora kugeza ubwo Kristo ubwe twabonye ko aririra abantu, akaba n'iki cyatumye batera kurira nuko mwacunguye isi cyangwa se mwaje gukiza isi yifuza gutanga ubugingo, ariko ubugingo akaba abantu abona batabushaka. aravuga ngo uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko none bishwe amaso yawe. n'iki yavuze ngo iyo umenya ibyaguhesha amahoro neza, ibyaguhesha amahoro urabizi, ahubwo se urabizi neza ko ayo mahoro ntayo ufite. ijambo ry'Imana ritubwira ikintu gikomeye cyane mu mwaka wa 2 ko icyo Imana yavuze ni uko twabonye neza ko abantu hazabaho kugira gushidikanya. abantu bazahora bashidikanya iby'ubugingo bwabo. bazashidikanya iby'ubugingo bwabo. maze aravuga ngo ibi byaguhesha amahoro ni ibiki? ibibuza umuntu amahoro ni iki? n'iki kibujije isi amahoro n'umutekano? icyo nicyo tugiye kureba. twibaze ngo nusanga icyo kintu ahari, wenda nusanga ufite uwo mugisha wo kuba wowe ukizi, ushima Imana kuko umugabane munini w'abantu ntibazi icyo kintu igihesha amahoro. amahoro ntibabizi ko banayabuze. byibura iyo babwiraga Imana ngo ubuze amahoro ibitekerezo byanyu. mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose batubwira amagambo akurikira. mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose baratubwira ngo mu gice cya 33 mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose
bakomeje kumbwira ko yanjye ifite ikibazo, internet ifite ikibazo. Ese ahari amajwi arimo arabageraho neza? Kuko ndabona bampasinya ariko network yanjye itameze neza. turakumva. Kugira ngo yego, Imana ishimwe. Baratubwiye ngo Imana ihabwe icyubahiro mu bifuzwe byose. Chapitre 63 haranditse ngo, nyamara turishingiye kuri rya somo ryo muri Luka igice cya 19 amahoro. None n'iki kiguza umuntu amahoro? Ari nacyo Yesu Kristo yavuze ngo iyaba wamenyaga neza icyagwa amahoro. Ari nacyo kibuje abantu tubisomye mu Guteka kwa 2:28. Nyatatu, icyaha nibwo bugome. Inyanja yarubiye, abagome ni nk'inyanja yarubiye ishobora gutuza. Abagome nibateze kugira amahoro. Abanyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha. Kuri Uwiteka Imana yanjye ivuze. Ayo magambo ari muri bakotenza amagambo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Icyaha cyangije amahoro yacu. Iki rero cyo Yesu avuga ngo iyaba wari uzi icyaguhesha iki amahoro. Icyaha cyangije amahoro yacu. Kandi igihe cyose inarijye itaratsindwa, nta tuze dushobora kugira, nta mbaraga za kimuntu zishobora gutegeka irari rikomeye riba mu mutima. Ntacyo dushoboye kwimarira muri urwo rwego, nk'uko abigishwa nta bushobozi bari bafite bwo gucecekesha inkubi y'umuyaga. Nyamara ibyiringiro byanjye nawe, uwabwiye imivumba y'i Galilaya gutuza, yabwiye buri muntu wese muri twe gutuza. Cece gutuze. Haleluya. Yabwiye buri muntu wese muri twe kugira ati gutuza. Uko umuraba waba ukaze kose, abantu bose basanga Yesu Kristo mutakira bati databuja dukize, bazatabarwa. Imbabazi ze zunga umuntu n'Imana, imbabazi ze zunga umuntu n'Imana zicecekesha inkeke yose aterwa n'ibyo yifuza, maze umutima we ukiruhukira mu rukundo rwe. Aturisha uwo muyaga w'ishuheri, umuraba uratuza, maze babashishwa nuko utuje, kandi bajyana mu mwaro bashakaga, cyangwa se bagezwa mu mwaro bashakaga. Mu yandi magambo, igihe cyose Kristo avuze ngo tuza, abantu dukeneye ubuntu bw'Imana. Dukeneye ko Kristo akoresha amagambo ye, akoresha ijambo rye, maze biri muri ibitekerezo byacu bigatuza, bigaturiza Imana mu gitabo cyitwa Kwizera n'Imirimo, paje 17, paje y'icyongereza. Baranditse ngo mbese cyangije amahoro yacu. Ntidushobora kumva ko ikintu giheze cy'amerutse kumva yavuze icyo yavuze ngo icyaha ni ikintu cy'umuntu adakwiye. Iyo korali yaririmbye amagambo akomeye avuga ngo icyaha ukagisobanukirwa, maze ukacyanga, warangiza ukabona kucyangisha n'abandi. Kuko icyaha ni igitindi koko. Nicyo kintu gihenze cyane kuri iyi si, ikintu gihenze cyane kuri iyi si. Ntabwo ari za modoka nziza zigezweho, si amazu meza, si ibiki. Ikintu gihenze cyane muri iyi si ni icyaha, kubera ko kiri ku kiguzi cya mbere. Kugira ngo umuntu akore icyaha bisaba ko aza gutaka ubutungane cyangwa se kubonera ku mutimanama. Nta icyaha kugira ngo umuntu agira, maze umuntu yamara gukora icyaha akanagujyana aguma muri cyo aho ngaho, uyu muntu amaherezo biba bizasoza abuze ijuru. Iki kintu gihenze gutya gituma umuntu abura, kandi koko muzabirebe, kugira ngo umuntu akore icyaha nuko aba babanje kurwana intambara n'ibitekerezo.
mu bitekerezo bye kugeza ubwo yimuye Imana. Umuntu asigaye neza nta kintu na kimwe asigaye mu by'Imana yahaye umuntu akiremwa, akaba adafite ibyiringiro kandi akazabura ubugingo buhoraho. Iki gitindi cy'icyaha cyangwa Imana ikagufashisha kucyumva ukacyanga kandi ukagisha abandi. Ikadusuzume neza ibintu isi, dusuzume itorero, dusuzume n'umuntu ku giti cy'ubundi dusoza. Neretswe inama z'iryo itorero, igitabo cya mbere Petero 10:110 ngeze ibiri, ntabwo ari kimwe ubwo ihangane yari yagiye. Reka twihute cyane tugana no ku musozo. Ijambo ry'Imana ritubwiye ikintu gikomeye bavandimwe. Satani azatera mu bantu benshi ibwira ko kugaruka kwa Kristo kutazabaho, maze nibamara kugera kuri uwo mwanzuro kizabaho n'iki. Ijambo ry'Imana ritubwiye kizabaho ni uko abantu bazaba nk'ab'isi kandi bakabaho uko ab'isi babaho, nabo niko bazabaho. Basomaga mu nama z'igihe Victor page igitabo cya mbere page 110. Mujayimana akomeje avuga ngo azatera abantu benshi, yego nagize ubwoba cyane ubwo nabonaga umwuka w'isi utegeka imitima n'ubwenge bwa benshi bavuga ko bagendera mu kuri, bagera kwikunda no kwinezeza, ariko kubaha Imana by'ukuri no gukiranuka gushyitse ntikubarangwamo. Uwo ni umugabane nawe yabonye bimutera ubwoba bwinshi. Noneho uko isi imeze, dusuzume uko isi imeze, uko isi imeze. Ibihamya by'itorero igitabo cya gatatu cyangwa se volume ya gatatu mu gitabo cy'ikinyarwanda page 501. Abafite icyo gitabo amagambo ari imbere yanyu. Ako kagingo bwanatse ngo uko isi nk'uko biri. Neretswe uko isi imeze, mbona ikuzuza igikombe cyo gukiranirwa kwayo mu buryo bwihuse. Ni ku isi urugomo n'ibyaha by'amoko yose biragenda byuzuza buri isi yacu, kugira ngo atume ibyaha n'ingeso mbi bibagikwira ahantu hose. Nguko uko umuja w'Imana yeretswe isi imeze. Abona isi irimo iruzuza igikombe, urimo urabibona
urabibona neza ko isi iri kuzuza igikombe cyayo, kandi isi utavuga ngo ni isi nk'isi, isi ni wowe nawe, kuko ni isi irimo iruzuza igikombe cyayo n'abakoze n'isi muri rusange ivuga ahantu hose urugo yacu sasa nibo yasome abashaka kubera ntabwo byose twabisoma. Uko niko isi imeze. Umuja w'Imana akomeje avuga ngo kandi nk'uko mu minsi ya Nowa niko no mu minsi y'umwana w'umuntu bizaba. Nyine mu Luka 17:26. Ariko ikinejeje n'ubwo isi bityo, Imana ifite abantu bafite ishyaka ry'imirimo myiza, abantu bahagaze bashikamye hagati yo kwanga kuri no gusubira inyuma. Niba ubizi neza ko ari igihe cyo gusubira inyuma, hazaba abantu bakomeza kugundira imbaraga z'Imana vuba. Hariho ba Daniyeli, ijambo ryavuga ngo muri iki gihe harimo ba Yosuwa na Kalebu na ba Enoki barahari. Isi ifite nk'uko isi ifite ba Ahabu bayo na ba Yezebeli bayo, ifite na ba Enoki na ba bayo munsi ba Yosuwa na ba Kalebu. Uyu munsi wa none barahari. Uko isi imeze bihita bituganisha, tuvuye ku isi gusuzuma uko isi imeze, tubona n'uko itorero rimeze. Muri icyo gitabo paje 505, ibihamya by'itorero volume ya 3, paje 505, uko itorero rimeze. Ayo magambo niko yanditse muri icyo gitabo. Mu bwoko bw'Imana hakenewe cyane ivugurura. Abo ni twe. Uko itorero rimeze muri iki gihe gituma bazwi ibyo bikurikira. Harebera muri general conference, kuko itorero ritangira kuri wowe, kuri nge nawe. Uko tumeze, uko tubayeho, byabira umugabekazi w'Isheba agiye gusuzuma kwa Salomo. Ibyo bintu batwitegereje hatuma hibazwa ikibazo gikurikira: mbese ubu nibwo buryo butunganye bwo guhagararira uwatanze ubugingo bwe ku bwacu? Bwa muri uko tubuhagarariye, muri ko duhagarariye Kristo watanze ubugingo bwe ku bwacu. Murebe, murumva, murebe uko tumeze, murebe kuko niba uko tumuhagarariye nawe, niba ibi bintu bishobora kumunezeza akavuga ati rwose mfite abantu mu isi. Mbese aba ni abayoboke bake. Ibi ni ibibazo bituma uko itorero rimeze muri iki gihe bituma hibazwa ibibazo bikurikira. Ituma hibazwa ibibazo bikurikira: mbese ubu nibwo buryo bwo guhagararira watanze ubugingo bwe? Mbese aba ni abayoboke ba Kristo, ndetse na bene se baba batarakunze ubugingo bwabo kubwe. Bene baba bataratanze ubugingo bwabo ni bande? Urebe abantu bagiye bapfa mu gihe cy'itotezwa ry'abantu b'Imana mu bihe byatambutse. Abantu bose bazize kare, uwe kuri ba Stefano, bazize iki? Mbese uko bahagarariye kuri nuko tumeze uyu munsi, ibyo bintu bimeze bite? Abajya ku rugero ngenderwaho rwa Bibiliya mu itorero bakaba bujuje ibyo Bibiliya ivuga biranga abayoboke ba Kristo, usanga ari bake cyane. Kubera iki? Kubera ko bimuye Imana kandi isoko y'amazi y'ubugingo bifukuriye ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Yeremiya igice cya 2:13. Marayika yaravuze ati kutagira urukundo no kwizera ni ibyaha bikomeye bihama ubwoko bw'Imana muri iki gihe. Kutagira kwizera biganisha kutagira icyo umuntu yitaho, no kwikunda ndetse no gukunda iby'isi. Nguko uko ibintu bihagaze. Ibyo ni ibyaha bihama ubwoko bw'Imana. Kubw'ibyo rero ibi bintu bihita byumvikana ko hakenewe ivugurura koko. Abitandukanya n'Imana maze bakagwa, abitandukanya n'Imana maze bakagwa mu bishuko, birundurira mu ngeso mbi, kubera ko umutima wa kamere uyobora
kugukiranirwa gukomeye kandi imiterere y'ibintu igaragara no muri benshi bavuga ko ari ubwoko bw'Imana, nubwo bavuga ko bakorera Imana mu migambi yabo yose n'intego zabo, baba bahumanya inzira zabo imbere yayo. Ipfa n'irari byimakazwa na benshi batitaye ku mucyo ugaragara ukuri, ugaragaza akaga, kandi ukababurira mu ijwi riranguruye ugira uti mube maso, mwirinde, mwizinukwe, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nubwo urugero rw'abarohamye mu byo kwizera ruhagaze nk'ikimenyetso kiburira abandi kudakurikiza inzira nk'iyo abo bantu banyuzemo, nyamara benshi bayirukiramo cyane bameze nk'abasazi. Satani yitegekera intekerezo zabo kandi asa n'ufite ububasha ku mibiri yabo. Ngaha aho abantu benshi bahagaze, nk'uko abantu benshi bimereye, umva ndababwira icyo gitabo muze gusuzuma. Ntabwo aya magambo yose ari umugabane wa gatatu w'isuzuma. Twasuzumye isi, dusuzumye itorero ngaho, reka dusoreze kuri twe ubwacu. Tugiye gusoma amagambo makeya tugana ku musozo muri Bibiliya. Dusoma amagambo ari muri Bibiliya mu rwandiko rwa kabiri, mu rwandiko rwa kabiri rwa Korinto, igice cyaho cya 13:5. Ngaho ni mwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Aya magambo yiteho umuvandimwe, murebe aho twatangiriye, murebe niba koko ushaka kugira ibyiringiro by'insinzi. Niba abo ni bande, nicyo cyigisho turi kwiga. Noneho abo ni bande kandi bavuye he? Abo ni bande? Ni abantu bakoze ya migabane yose, bafashe kwisuzuma ubwabo, barimenya, bamenya bagihagaze mu byo twizera, barigerageza batijenjekeye. Mwigerageze. Kwigerageza cyangwa se kwisuzuma, ukisuzumana umutima w'ukuri birakenewe cyane. Mu butumwa bwatoranyijwe igitabo cya mbere, paje ya 9, paje 104 yangere ya 2018 na 2016, igitabo cya nyuma kimwe kinini, ariko paje chapitre nayibabwiye, baravuze ngo criticize, nenga, kunenga. Bavuga ngo mugiye gusuzuma mu twisuzuma ubwacu, bavuze ngo nenga, criticize. To criticize ni ukwinenga wowe ubwawe, mu nenga imyifatire, imico yawe, ibitekerezo byawe, amagambo yawe, ibikureshya. Urebe imigambi yawe n'ibikorwa byawe, bisuzume neza witonze. Mbese twabasha dute gusabana ubwenge ibintu dukeneye niba tutagerageresheje ibyanditswe byera imibereho yacu mu by'umwuka? Abantu benshi mu mibereho yabo y'ibyo kwizera bagendera mu nzira zigoramye, amasengesho yabo asengwa mu buryo bw'umuhango kandi budafite icyerekezo. Nguyu umugabane abantu benshi bibereyemo. Kuri ijambo ry'Imana rivuze, sinjye ubivuze, paje 115 n'ubundi muri cya gitabo. Mbega ukuntu inyoko muntu imeze muri iki gihe! Hari umwe hose mwigeze mubona igihe nyinshi cy'urujijo, igihe cy'ubugome, igihe cy'ubwicanyi, ubujura ndetse n'ubundi bugome bw'uburyo bwose? Mbese muri iki gihe twebwe ku giti cyacu duhagaze hehe? Ngaho suzuma, twebwe duhagaze hehe mu by'ukuri? Dore umva uko ibintu bimeze. Abantu benshi bambaye imyenda myiza igaragara inyuma, nta kintu na kimwe bazi cyerekeye umurimo w'imbere. Kuri paje ya 91 mwambuka 92, paje ya 91 na 92, nta kimwe bazi cyerekeye umurimo w'imbere, ariwo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abantu ku isabato ubu abantu bambaye neza, namwe aho muri bisi bambaye neza, muri ababwiriza butumwa ukabona bambaye amakaruvate nk'uku, ariko umwenda mwiza bambaye utwikiriye umutima w'icyaha, kandi urwaye wuzuye ubwirasi, kandi urwaye wuzuye ubwirasi n'ubwibone. Ntanama, ariko murabyibuka aya magambo. Umwenda mwiza bambaye w'inyuma utwikiriye umutima w'icyaha, cyakingi gihenze muri iyi si. Ntibasobanukiwe n'icyo gushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana bisobanuye. Waba uri umunyamahirwe uramutse ibyo bintu wowe ubizi. None rero
kwizera n'imirimo pade igitabo cy'icyongereza Faith and Works paje 24. Ndabaza ni gute nshobora kugaragaza iyi ngingo nk'uko iri? Umwami Yesu atanga imbaraga zose, haleluya, agatanga ubuntu bwose, agatanga no kwihana kose, uguca bugufi kose, no kubabarirwa ibyaha byose bitangwa na Kristo, haleluya. Bya bibazo abantu bahoze bibaza kare, iki gisubizo igitanzwe n'ibyanditswe byera. Umwami Yesu atanga imbaraga zose zo kunesha, agatanga ubuntu bwose, kwihana, buriya kwihana kugira ngo umuntu yihane niba mu muntu, Imana ubwayo nitera umunyabyaha kwihana, niyo itanga imbaraga zo gusanga Imana, niyo zo kuyisanga, guca bugufi ngo duce bugufi. Ibyo bintu Imana buriya niba yabigukoreyemo muri wowe ukabona nawe kuko urabikoze, maze hirya kuko utakwibabarira no kubabarirwa ibyaha bitangwa na Yesu Kristo binyuze mu kugaragaza, binyuze mu kugaragariza umuntu gukiranuka kwe, kugira bakugundire binyuze mu kwizera. Ibyo bintu Kristo arabikora, abigaragariza umuntu wese, n'ubura arabitugaragarije ngo abigaragariza umuntu wese binyuze mu kwizera. Baravuze ngo uko kwizera bura nicyo kiganza, ni ikiganza cyakira ibintu byose by'Imana, ariko uko kwizera nako ni impano y'Imana ntafite, nanjye ntabyo. Wera kwa Baroma 10:17, dore kwizera kuzanwa no kumva, kumva nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Igihe twigaga aya magambo, kwizera kutari guhari kubasha kuba kwari guhari, kandi ibintu byizera yuko Imana ibikora kandi ikabiguha. Ndakubwiza ukuri, ibyo bintu nubyizera mu mutima wawe, ndakubwiye ngo Imana itanga ubuntu bwose, igatanga n'imbaraga zose, ikababarira n'ibyaha byose. Uyu mwanya ufite ubugingo buhoraho. Uramutse rero nujya ku ruhande y'ibyo bintu bwo kwizera icyo Kristo yavugiye mu ijambo rye, uramutse ukusanije ikintu cyiza cyose kandi cyera kandi cyubaswe ndetse kigikundira, kiri mu muntu, maze ukacyereka abamarayika b'Imana nk'igifite uruhare mu gakiza k'ubugingo bw'umuntu cyangwa mu kuba agakwiriye, icyo cyifuzo cyakamaganwa nk'ubugambanyi. Aho tekereza, ntabwo batubwiye bibi ibyaha abantu bakora, batubwiye ngo icyo cyifuzo umuntu yaba agize cyakamaganwa nk'iki, nk'ubugambanyi. Bavandi, mbese ntimwafatanya nanjye tukemerera Imana gufasha imitima yacu, tukayimanikira amaboko, tukayibwira tuti mu by'ukuri nta kintu dufite twebwe twishobora. Izi slide ebyiri zisigaye banditse ngo mu gitabo cyitwa Kristo no gukiranuka kwe, paje 43, baranditse ngo Aburahamu ntiyagizwe umukiranutsi n'imirimo, ahubwo ni kubwo kwizera. Byakagombye kuba bigaragara mu byo twamaze kwiga, cyangwa se ibyo twamaze kwiga mu gitabo cy'Abaroma, ko kubabarirwa ibyaha nk'uko tubonye ko Kristo ari ubikora, atari ibipfa kwandika ku gitabo gusa, ari byo gushyira ijambo ryoroshye ngo urabariwe mu bitabo byandikwamo. Kuko mu ijuru mu bitabo byandikwamo abantu benshi bavuga ngo Ibyahishuwe 13:8 yaravuze ngo abari mu isi bose bazabyaha, umuntu wese ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kubabarirwa ibyaha ntabwo ari ugupfa kwandikwa mu gitabo gusa, ahubwo mwumva icyo bikora, ahubwo ni igihamya kigaragara, ikintu kigira impinduka ku muntu ku giti cye, individual. Ni ugukiranuka gushyirwa mu muntu imbere ndetse n'inyuma, haleluya. Uyu muntu avuze ko ababariwe ibyaha bye ahabwa gukiranuka imbere n'inyuma, ni umugisha kuri we, kandi uwo mugisha ni impinduka. Ntabwo bigiye gusa n'amagambo umwami abwira umunyabyaha ati sinzakuziza ahahise, kuko Imana avuga ngo ntabwo nzibuka ibyaha byawe, ahubwo bigizwe no kujugunya kure icyaha cye, kigakurwaho kikajugunywa kure nk'uko iburasirazuba hitaruye iburasirazuba, kugira ngo noneho umuntu ahagarare imbere y'Imana nk'aho atigeze akora icyaha. Uyu ni umugisha rwose, haleluya. Uyu mugisha ndakwifurije, ndifuza ko uyu mugisha usobanukirwa ukawumva. Ntabwo ari ibintu byo kuba abantu benshi bavuga ngo bakiriye imbabazi z'Imana, ariko imibereho yabo impinduka, kwihana kudatera guhinduka. Mu gitabo cy'Intambara ikomeye paje 332 baravuze ngo kwihana, ikimenyetso cy'uko umuntu yihanye by'ukuri ni uko yahindutse, ni uguhinduka.
muri mukuri ibi birenze guhinduka byo mu magambo, bifata umuntu wangiritse mu mico ye maze bikamuhagurutsa kugira ngo ashobore gukora imirimo myiza. Nguyu umuntu ukora imirimo myiza, kuko umuntu mwiza gusa ari we ushobora gukora imirimo myiza. None ubusanzwe twe twaba turi babi. Muri Luka igice cya gatatu mirongo ine na gatanu haranditse ngo kuko ngo ibyuzuye umutima, umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe, n'umuntu mubi agatanga ibibi abikuye mu butunzi bwe, ngo kuko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. Rero niba umuntu kugira ngo umuntu abe mwiza ni iki? We wese arangiritse kuva ku mutwe kuva ku birenge kugera ku mutwe arangiritse. Kandi rero ko gukiranuka kuvugwa ariko kubabarirwa ibyaha bigira ingaruka ku muntu, bigaragara mu Baroma igice cya kabiri bigaragara mu Baroma igice cya gatatu umurongo wa 22, ni ugukiranuka. Yego, ni ugukiranuka gushyirwa ku munyabyaha imbere ndetse n'inyuma. Ibi ni ukuvuga ko agirwa umukiranutsi imbere n'inyuma. Bavandi, uyu muntu abaho imibereho idakora icyaha, kuko urugendo rwe twabonye ngo ni urugendo rujya mbere. Dusoreje ku magambo ari mu butumwa bwatoranyijwe, igitabo cya gatatu paje 160, haravuga ngo abafite ayo magambo dusoreje avuga ngo imico ya Kristo ni imico itunganye bitagerwa. Nibyo twavuze, nibyo twarimo twiga. Ijuru Imana ihabwa icyubahiro ko idushyurira imico yayo. Ndigomba kwerezwa cyane. Kubera iki? Kuko ni imbaraga, ni ubushobozi, ni ukwezwa no gukiranuka kuba mwizera bose. Imico ya Kristo ni imbaraga, ni ubushobozi, ni ukwezwa no gukiranuka kuba mwizera bose. Imana iyi mico yuzuye muri Yesu Kristo. Aba bantu bitwa ngo abo bantu ni bande? Noneho ubu iki kibazo mwagisubiza kivuga ngo abo bantu ni bande. Igice cya 7 umurongo wa 13 ngo abo bantu ni bande kandi bavuye hehe? Igisubizo ubwonko bwawe buguhaye, igisubizo ijambo ry'Imana riguhaye. Nifuza cyane cyangwa se ndagusabira kugira ngo ibi bintu bikorerwe mu mutima wawe, kandi Imana y'amahoro iguha imbaraga, iguha ubushobozi, iguhe kwezwa no gukiranuka bibonerwa muri Yesu Kristo. Ibyo nibyo ngusabye, nanjye yisabira. Imana ibiduhane n'abayizera bose ndetse n'abatarayimenya, kuko ibyo byose uretse gusa ko abantu badafite ayo makuru, ariko igitambo cyarishe kuri buri munyabyaha wese. Ayo makuru dufite indirimbo ivuga ngo kwiza ayo makuru hose. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose kugira ngo bibura ubuhamya. Abantu rero ubwo ubuhamya buri gutambuka imbere yacu, ubuhamya bwa Yesu Kristo, kuko ubwo butumwa bwiza ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Imana idufasha kandi uwo mugisha wo gukizwa icyaha tukabarwa gukiranuka ko umuntu utarigeze akora icyaha bisorezwe muri twe. Byo ngusabiye nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Reka dufatirize senga Imana dupfukamye. Data wera, Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Watubazaga ngo abo bantu ni bande? Mwami, tubonye neza ko abasobanura uburyo ari babi, kandi ko muri bo nta mbaraga n'imwe irimo yagira ikibamarira, kuko icyo cyadutandukanije nawe cyangiza amahoro yacu. Abenshi babaye bafite gushidikanya, wongere kwizera kwacu n'ibyiringiro binesha. Twikuyeho amaboko rwose, turambaraye munsi y'ibirenge by'Umukiza, akaba umwami n'umucunguzi wacu, akaba we gukiranuka kwacu no kwezwa, kugira ngo icyo ari cyo gisorere muri twe, yaba kuba ari kubateza amatwi nonaha, buri muntu wese wizeye ijambo ryawe umuha ubugingo buhoraho nk'uko byasezeranijwe mu ijambo ryawe. Usoze icyo wavuze, ibyo nsabye none ndetse n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.
Imana yanjye ni wowe umbeshaho, ubuntu bwawe ni isoko nkesha ibyiza byose, ubuntu bwawe ni isoko nkesha amahirwe yose. Ni wowe wandemye ntawakundutira, ineza yawe ni nyinshi ntacyo nayinganya, ineza yawe nyinshi ntacyo nayigeraho. Mwami naturiki ko byose ari ibyawe, keretse umutima ushima wo kuguhimbaza, keretse umutima uramya Mwami. Umpe gushikama